Niba ushaka kuzuza amasaha 4000 kuri YouTube, hano hari ibintu by'ingenzi ukeneye kuba wakirinda ku giciro icyo ari cyo cyose, kuko niba ukora ibi bintu wumva neza ko ushaka wakuzuza amasaha 4000, hari amahirwe menshi cyane kuzayirukanka utazigera uyuzuza. Ubyumve rero buri kimwe cyose uko ngiye kukikubwira ukirinde. Ikintu cya mbere rero ugomba kuba wakirinda gukora kuri YouTube nimba koko ushaka kuzuza amasaha 4000, no kugura no kwamamaza, ariko none wamamaza swat unyuze kuri YouTube cyangwa se ku zindi social platform. Hari ikintu kijya kiba umuntu yatangira YouTube agatangira kuba yakishyura amafaranga YouTube cyangwa se Instagram cyangwa se nanone n'ahandi nyine tu kugira ngo baguha amasaha cyangwa se amasaha yawe yicume. Ahangaha rero ngiye kubona kubwira inkuru udashobora kuba waba uri buze kuba wakunda. Buriya tuvuge niba ugiye kugura amasaha kuri YouTube, ikiba kigiye kuba cyaba YouTube icyo ikora irabikora nkaho ari akazi. Ahangaha rero niho mu byitiranya YouTube yagakwiye kuba ikwishyura, ntabwo ari wowe wagakwiye kuba wishyura YouTube. Bivuze ko rero wowe icyo urimo urakora urimo uravanga document. Reka tuvuge wishyuye YouTube kugira ngo uyamamazeho. YouTube iranakwamamaje iyo video ibonye views, ariko icyo gihe abo bantu bose babonye iyo video yawe nta numwe wanyawurimo. Bivuze ko nyine wowe wishyuye YouTube igukorera akazi. Bivuze ko YouTube irakubona nkaho uri umushoramari kuruta uko uri buze kuba waba mu content creator. Niba rero mu content creator ukeneye amafaranga yo kuri YouTube n'ahandi, it will be much better gufocusinga mu creating content kuruta uko uri buze kuba wajya gutakaza amafaranga yawe wishyura YouTube ngo ibashe kuba ya pushinga video yawe, ngo wishyuye YouTube ngo bakwamamarize, ngo wishyuye ngo Instagram, ngo TikTok, ngo ku ma website na icyo gihe rero niba ushaka kubona amafaranga kwishyurwa kuri YouTube ntabwo gakwiye kuba ubigenza gutyo, ahubwo ikintu gakwiye kuba ukora no gucreate content. Bitari ibyo ngibyo byo uzamamaza nejo bundi wamamaze, nejo bundi wamamaze, yewe n'ikindi gihe wamamaze kuruta kugera igihe nanone ubonye neza ko bikunaniye nyine wamaze gushoramo amafaranga ubivemo nyine kuko abandi byabananiye. Ntukajye wishyura amafaranga YouTube ngo kwamamarize amafaranga kugira ngo uyate kuri YouTube ngo kwamamarize ngo bayipromotinge, wayatawe ubwawe ucreate content cyangwa ukora ubushakashatsi kuri content, cyangwa se wishyura abamenta bagufasha bakugira inama bigendanye na idea yawe na channel yawe kuruta uko wajya kuyaha YouTube. Ikindi kintu cya kabiri rero udafite kuba wakora niba ushaka kuza amasaha 4000, iki cyo ugomba kuba wakirinda cyane no gufata video yawe ukayigira ngufi cyane. Ibi ngibi rero uburyo ndibuze ko nabikubwiramo ndagira ngo byumve gutya. Suppose wowe urashaka kukuza amasaha 4000, ariko video zawe ni ngufi. Ibi ngibi ntabwo bivuze ngo uzagenda uvuga ubusa, kuko hari nka content ibigomba kuba yakorwa mu minota 5. Content y'iminota 5 rero nujya kuba wayitubura ukayigira y'iminota 20, icyo gihe urabura byose, urarwanira byinshi ubure na bike wari ufite. Ahangaha icyo mvuga rero ni kimwe. Niba ushaka kuba nyine YouTube channel yawe yagira amasaha nyine ikaba monetize, nubona hari abantu ufite 200 300, beta shaka za content ziribuze kuba zafata igihe kinini byibuze nk'iminota 30. Yaburi minota 30 will be much better 20 30 kuzamura. Iza kaburi content uribuze ko wafocusinga, kuko ziribuze kuba zaguha watch time nyine igihe abantu barimo barabireba, kuko ni ibintu nyine bigari kandi bifite inyongera agaciro. Ibyo bizagira agaciro kuruta uko uzagenda ugakora video cyangwa se content y'iminota 3 rwose content yawe ikabirarangiye. Bivuze ko n'uyireba arayireba iminota 3, rero biribuze kuba byatuma amasaha aribuze kuba yagabanuka. Ahangaha rero ikintu ugomba kuba wakora iyo ubonye bimeze gutyo, ureba content yawe uburyo imeze, kuko at the end of time ntabwo ari we muntu uzanye ibintu bishyashya, abari n'abandi bantu babikora cyangwa se bijya gusa nabyo. Content yose uzajya gukorera kuri YouTube mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hafi 70 80 haba hari abandi bayikoze. Wowe kigenda ugasearching ureba successful channel zabaye successful mu content yawe, byibuze ukareba channel 5 cyangwa se 6 cyangwa se 4, ariko none zikora video ndende. Hanyuma ukareba uburyo babigenza kugira ngo abantu bakomeze barebe iyo content kandi ari ndende. Ukareba idea, ukareba uburyo babitegura, uburyo bahugenda bahuza na editing yabo byose ukabyiga. Izo channel ko ari 5 ukaziga.
zigenda zikora video nyine z'iminota irenze 20 ariko bari muri niche, bari muri kategori imwe ni yawe. Iyo umaze kubihuza rero icyo gihe nta kindi kiba kigiye kuba cyakurikira wowe, uhita utangira gukora nk'ibyo nabo bakora. Utangira gukora nk'ibyo bakora. Bivuze neza ko niba bakora video ndende nawe uratangira kwiga gukora video ndende kugira ngo nanone nawe nyine ubona amanota. Aho ubundi bwo nutabigenza gutyo hari amahirwe menshi cyane ko ushobora kuba waza kumonetiza cyane cyangwa se kuzuza amasaha yawe, bishobora kuba byanafata imyaka n'imyaka. Icyo kintu nacyo ujye ukitaho. Ikosa rya gatatu rero ugomba kuba wakirinda niba ushaka ko kuzuza amasaha 4,000. Iri kosa ryo ugomba kuryirinda cyane pe. Ugomba kuryirinda cyane. No kuvuga ngo no gupostinga video itandukanye cyane niyo wapostingaga. Ahangaha wumve neza. Ani ahantu usanga umuntu afite YouTube channel yiwe, ariko YouTube channel yiwe ugasanga at the end of time agiye guhita hindura content bila mupango. Uri murigisha guteka, ni content yo guteka gusa. Ugasanga uyivuyemo ugiye muri vlog. None iyo vlog ugiyemo ugasanga ntabwo ihuye no guteka. Tekereza iryo kosa ubukoze. Uri murigisha guteka nibyo, ariko content nanone vlog ugiye muri vlog itari mu byo guteka. Icyo gihe uba wakishe. Ahangaha rero ugomba kwigengesera cyane. Niba wahisemo niche, iyo niche ukayistikingaho, kubera ko nyine ibi bintu sinzi kuntu nabikubwira. Nujya kwipasa muremure ugakora video uratangiye, nta mafaranga uratangira kubona yaguha ubushobozi bwo gukora video nyine ushaka, utangiye guhindaguranya ama video. Uri guhinduranya kategori biragora. Tuvuge niba abantu bawe baramenyereye wenda izo guteka, hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi wasetinzemo igikoni cyawe cyangwa se ahandi handi ukoreramo content yawe. Rero ujye kwipasa muremure ukumva ko ugiye guhindura ibyo guteka utakibikeneye, ugiye kujya wenda muri tech cyangwa se n'ahandi, hari amahirwe menshi cyane ko ugiye kongera gukora icyo bitari invest, kandi uri muri investing utarabona amafaranga. Bivuze wishyuye uinvestinze mu gikoni byaranze, uinvestinze muri tech naho se n'ibyanga uzajya ahandi. Bisaba rero gufata niche imwe ukayistikingaho, hanyuma none ukirinda ibyo kujahagurika, ukirinda ibyo kujya hirya no hino. Iyo content ukayimaximiza pe. Byabana ngombwa ugakora ubushakashatsi ahandi nyine uburyo ababaye successful kwizo content uburyo bigenda, ariko nyine ukirinda ikintu cyo guhindagurana nya content cyane pe, kuko kuzihindaguranya yego hari igihe bikunda, ariko ntago ari benshi bikunda tu, benshi biranga kandi binatwara imbaraga cyane. Reke ubanza ukakora ibishoboka byose pe, ukamenya neza ko witanze, kuko at the end of time niba utangiye YouTube ukora biriya bintu bikunda, nibyo nyine ubukunda. Ushobora guhinduranya ari nka alternative cyangwa se ari option, ugahinduranya ariko bikaba byanakunda ariko utabikunda. Kuko hari abantu bakora content nziza zigakundwa zikarebwa, ariko ukabona ntago agishaka kuyikora kandi ariyo bareba, kandi ibyo yahereyeho kera bataboneraga views cyangwa se bonaga views zitarebwa zitari nziza, ukabona byo yabikoraga nuko yabikundaga. Rero yahinduye akajya mu byo adakunda ari igihe n'ubundi nyine atabari buze ko yabikunda. Icyo kintu rero ugomba kucyitondera cyane, kuko isi ya internet yo isaba kwiga nyine ikibuga ukakimenya. Umaze kubona ikibuga nibwo tangira kumenya uburyo ubimanaginga, ariko niba ugitangira ujye wirinda guhinduranya, ahubwo ujye ushaka tekinike nshyashya zatuma iyo niche yawe ikora, kandi ntukajye ugira ubwoba bwo kureba ibyo abandi bakora. Reba muri Kenya niba hari ukora nk'ibyawe wabaye successful, urebe uburyo bikoramo editing ziwe, urebe muri Amerika, urebe Australia, urebe Europe, urebe Oceania, hose everywhere checking, urebe ibyo bintu bishobora kuba byakubyarira umusaruro cyane kuruta uko wabireka. Ikosa rero buriya rya kane udafite kuba wakora mu gihe urimo uratangira YouTube, utaruzuza amasaha 4,000. Tuzigere ukora ikosa ryo kuvuga ngo ugiye gukora video y'ibice 2. Ntabwo aba subscribers bawe baraba bahagije, ntabwo watch time yawe irabihagije. Ugiye gukora video y'ibice 2 kugira bitamera bite? Bari mugize ukuri. Ahangaha uba ugomba kugenda gake cyane, kuko at the end of time zira video wenda uvuga ngo ni part 1 ni part 2, ushaka kuyikora ukagera wenda no kuri part 5. Hari abantu bareba part 5, sinigeze ndeba part 1, yani nitegereza cyane akabonera cyari hasi agahita abireka.
Okay, ni nziza urabibona ko ni nziza ko singiye kujya muri part 4 ntararebye part 1 ibyo bimara iki agahita bireka. Rero iyo utaruza amasaha 4,000 ku bwanjye inama according to my experience you should focus on making one video. Isidio kugira ngo uyicemo ibice bitatu, niba ari video wenda y'isaha wayiposting ari isaha yose karangira. Mpaka wenda umaze kugira abantu babizerwa bagukunda bihoraho bari consistent, akaba ari cyo gihe utangira kugirira ibintu by'ibice cyangwa se ama partition. Ariko n'ibyo ngibyo utarabigira I don't think ko byaba ari igitekerezo cyiza gutangira ibintu byo kuvuga ngo ni ngo posting igice cya mbere za posting igice cya kabiri. Utarabona watch time ubona neza ko abantu batarakumva neza, bishobora kuba byakubuza amahirwe. Niba waragerageje guposting igice cya mbere n'igice cya kabiri ubyandike, ndabizi hari ababigerageje kandi result mwarazibonye ko rimwe na rimwe arigiye ziba atari nziza. Niba ugejeje hano kino kiganiro rero kanda like na subscribe, unandike icyo ushaka, kuko niba uri content creator ukaba utari able yo kuba liking my video, nawe yawe ntago wazayilikinga for sure. Ibyo dushaka ko dukorera nako tubikore. Twasa kubwira ati kora subscribe, kora like, ariko wowe uri kukire ugijeje ngaho utanakora like kandi uri content creator, bitekerezeho tukanda like na subscribe, nandike muri comments okay, kuko uri content creator ukigejeje hano kuko bikeneye. Reka dute tujya rero ku kintu cya gatanu kuri video ya kuri ikosa rya gatanu ugomba kuba wakirinda niba utaruza 4,000 by'amasaha, no kutabwira abantu ikiri buze kuba cyakurikira. Buriya nyine udafite arya nk'umurwayi kandi nyine arya haboneye. Niba uri murakora content, video zose uri murakora nta wamenya, maybe izo uri murakora zaranze, warakoze zaranze, iyo ngiyo ni ishobora kuba yajya viral. Biba byiza rero buriya gukora content ugahita upromising abantu ikintu, ukababwira ati kuri video ikurikira tuzavuga ku ibi ngibi cyangwa se tuzakora kuri ibi nibi. Icyo gihe abantu batangira kugira icyo bita curiosity, amatsiko. Okay, wabasezeranyije ikintu kandi uko wakibabwiye ni nako kimeze. Ibyo aba ari sawa, bikagendana cyane n'ikindi kintu cyo kuvuga ati at the end of video nijya kurangira ugashyiraho video zawe ziri buze kuba zakurikira, yaba ari channel list n'ibindi na video kayishyira muri playlist zo kuri YouTube. Ibyo bintu nabikoze niba unkurikirana cyane urabizi. Ibyo ni ibintu ugomba kuba wakitaho ugafokasingaho cyane, ko nutabifokasingaho okay, umuntu ashobora kuba yaza kureba video yawe ubibona bigahita birangira gutyo, akayireba akabona ibyo yashaka bati wow n'umwana n'umuhanga kabisa, ariko kubera ko nta kintu cyo kumukonvinsinga cyo gushaka kumugumana ufite, icyo kintu rero cyo gushaka kumugumana ugomba kuba ugifite, ukamera nkaho nyeretse ko nyine agomba kugumanga ku giciro cyari cyo cyose. Rimwe na rimwe ukanamupromising ibintu bigendanye cyane n'ibyo uzanamukorera. It's okay, why not? Just think about it. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikindi rero buriya cya gatandatu tugomba kuba wakirinda kuri niba uri content creator mushyashya kandi nanone utaruza 4,000, ugomba kwirinda gutekereza ku bigendanye na new idea, ibitekerezo bishyashya. Hangaha ibi ngibi byo sinzi uburyo bivuze ko nabisobanura. Niba uri content creator nanabikomejeho mbere, hari ukuba wihaye gutekereza ibintu bishya nibyo wari ufite nabyo kabireka. Ibi bintu ndakeka bijya biba ku bantu benshi. Rero hano icyo nakugiramo inama nk'umuntu nyine mugenzi wawe, niba ufashe igitekerezo ukagishoramo amafaranga ugatangira gukora video ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane, it will be much better kwirinda gutekereza ibindi bitekerezo bishyashya, aho ugatekereza uburyo wakinnovating ibyo byawe. Kuko niba postinze video ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu kuri YouTube, byange bikunda uba wamaze kumenya iyo biva niyo bijya, ntabwo ukiri umururu, watangiye kumenya biraha se kuki batayireba, ese barimo barambwira bate, ese birimo biragenda, mbega ugatangira kumva ko batangiye kuba baguchallenginga. Iyo bagutangiye kuguchallenginga, icyo nicyo gihe cyanya cyo kugira ngo nanone tangire winnovating, kuruta uko utangira ibintu wabona bitangiye ugahita wirukanka. Ibyo rero ntabwo ari ibintu byiza. Niba utangiye idea, stick on it, then ibindi uzabimbaza nyuma. Ikiganiro cyacu se ugira ngo sinatu gisoreje. Niba rero utubonye bwa mbere, ibi nibyo twikorera gusa, bayita Creators Rwanda, kandi nizere ko waryohewe. Kandi like na subscribe.
hasta la vista.